Ikiguzi cy'umunezero season ya 3 episode ya 16. Mu gice giheruka mama Rosine aratangiye gukeka mu mano udasanzwe hagati ya Rosine na David. David we ku nshuro ya kabiri yari yongeye gufuhira Rosine. Reka twumve ibyakurikiyeho. Iminsi yakomeje kwicuma, Rosine akomeza amasomo ye nk'ibisanzwe ndetse anirengagiza uko abona David amwitwaraho kugira ngo bitazatuma inyigire yisubira inyuma. Umunsi umwe yari mu ishuri niko kubona umudamu wari ushinzwe imyitwarire mu ishuri ryabo. Yisamagara Rosine amusaba ko yamusanga mu biro, bisa nk'ibitangaza abanyeshuri kuko Rosine nta mpamvu zakundaga kubaho ku buryo zamujyana mu biro by'ushinzwe imyitwarire. Jacques we yarabirebye yumva bimuteye ubwoba ndetse aranahangayika. Ubwo Rosine yakurikiye umuyobozi, gusa nawe yarari kwibaza ikosa yakoze ritumye yatumizwa mu biro by'ushinzwe imyitwarire, akumva biramuyobeye. Bari mu nzira bagenda, Rosine abajije umuyobozi ati: ese byagenze gute? Hari amakosa naba nakoze se wenda nkaba nabizi? Humura Rosine, ni umubyeyi wawe uri kugushaka. Rosine byaramutangaje. Yese akeka ko impamvu nyina yabaje kumureba ku ishuri bishobora kuba bifite aho bihuriye no kubura amafaranga y'ishuri, ariko nabwo ntiyabyirengagiza kuko yakomezaga gutekereza ku mpamvu haba havuze ikibazo kijyanye n'amafaranga y'ishuri, noneho umubyeyi we akajya mu biro by'ushinzwe imyitwarire kugira ngo ajye mu by'ushinzwe umutungo w'ikigo. Bakomeje kugenda, bageze mu biro Rosine atungurwa no kubona ari papa we umubyara uje kumureba. Nawe ntabwo azi ukuntu byamugendekeye muri we, gusa akibona se yese yumva adashaka kumureba. Yese ahindukira ngo asubire inyuma agende, gusa ajya kumva yumva se aramuhamagaye ndetse aramubwira ati: Rosine mwana wanjye, wintera umugongo. Rosine se yumva ijwi rya se, yumva urukumbuzi ruramurenze ndetse n'amarira atangira gushoka. Ibyo umuyobozi ushinzwe imyitwarire yarabibonye, ahita abaha rugari arisohokera. Patrick yaje agana umukobwa we yarari, nuko aramubwira ati: mwana wanjye, ndabizi ko mfite uburakari bwinshi, ndabizi uba urumva wantuka ukambwira nabi ndetse nkakuvana mu maso, ariko ibuka ko ndi papa wawe ukuri iruhande kandi wagukumbuye ibyo gupfa. Rosine yahise ahindukirana umujinya abwira se n'ijwi riri hejuru agira ati: ngo nkumbura? None se kuki utaje kundeba? Papa njyewe naragukumbuye ndarambirwa, urukumbuzi rugeraho rubyara uburakari. Ubu nk'uko bivuze tumva nkurakariye cyane. Papa Rosine yahise ahobera umukobwa we, nuko Rosine arira mu gituza cya se. Yariraga abwira se ko amukumbuye cyane kandi ko amufitiye n'umujinya, gusa hashize umwanya aratuza maze se aramubwira ati: umbabarire mwana wa, hari igihe umuntu yumva yarakererewe, none igihe cyagera akumva biteye ikimwaro kuba yakora bimwe yakererewemo. Mama wawe ntabwo yigeze yifuza ko magarukira mu buzima kubera ko umuryango wanjye wabafashe, no kumenya aho wiga byarangoye cyane. Gusa ndagukunda Rosine mwana wanjye, ubu ntabwo nshaka kuzongera kuba kure yawe ukundi. Nyemera nkora inshingano zanjye nk'umubyeyi wawe kuri inshuro. Ariko papa, nyuma y'iki gihe cyose ko kubonye ko ibyo ari byo ukwiye kuza umbwira, umeruka kera gusa ubu narakoze. Njye na mama byaratugoye kubyakira, gusa twize kubaho tutagufite, none ubu twaramenyereye. Mama yashatse undi mugabo kandi babanye neza. Ariko se papa, wumvaga umeze gute watereranye umukobwa wawe koko? Nanyuze mu bikomeye, mbura amafaranga y'ishuri, mama ari we wenyine wirya akimara. Waradutereranye kandi ntiwadutekerezaho, none dore igihe byose byenda kurangira. Ese nakubwira iki papa? Rosine yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, se asigara amuhamagara gusa abona atamwirukaho kuko abanyeshuri bari bamaze gusohoka mu mashuri. Yagira ngo wenda amusobanurire ko yumvaga mama we atazamwumva, nubwo nawe yari abifitemo amakosa. Jack agisohoka yari yahise aza ku biro by'ushinzwe imyitwarire kugira ngo arebe ikintu cyabaye ku nshuti.
Rosine rero yahise amubona gusa aramwirengagiza amunyura iruhande, gusa Jack biramutungura asa nk'uhengereza mu biro, abona umugabo wubitse umutwe ku meza kandi ari mu biro wenyine bigaragara ko yari ababaye. Jack yahise agira amatsiko nuko aza mu ishuri rye yiruka asanga Rosine niho yicaye ari kurira. Jack yahise amwegera nuko atangira kumubaza ati Rozi, ufite ikihe kibazo? Shambwira, ngira ngo urabizi ko guhangayika kwawe nanjye bitama amahoro. Nibiki bikubayeho mu biro? Rosine yabanje kwihanagura amarira nuko abwira Jack ati papa yaraje kundeba Ja. Nuriya mugabo se nabonye mu biro ubabaye cyane wari wubitse umutwe ku meza yo mu biro? Yego niwe. Dore iki gihe cyose gishize kuva yatandukana na mama nibwo yaraje kundeba. Ja, nukuri nabuze ibintu muvugisha ndamureka ndisohokera kuko numvaga mufitiye umujinya cyane. Ngaho ureba umuntu waba utazi amakuru yanjye, umuntu waba utazi uko imyigire yanjye imeze n'ibindi byose byerekeye inshingano y'umubyeyi ku mwana. Ese ubwo wishyize mu mwanya wanjye urumva wavugana iki nawe Ja? Jack yarabanje yitsa umutima ahita abwira Rosine ati Rozi, akababaro ufite ndakumva pe. Kubura umubyeyi wawe mu buzima kandi ubizi ko ahari birababaza. Uba wibaza niba ajya gutekerezaho bikakuyobera, ndetse ukibaza niba gukunda nabyo ukabiburira igisubizo. Ariko nshuti yanjye, hari ukuri kudakwiye kwirengagizwa. ukuri kuhe Ja? Burya umubyeyi ni umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu. Urukundo rw'umubyeyi n'umwana ni ikintu gihambaye ndetse ni ikibazo kigoranye kukizimya. Nubwo wamara igihe utabonana n'umubyeyi wawe ndetse ubibona ko yagutereranye, ariko abagukunda cyane. Sinzi niba ubyumva nkanjye, ariko papa wawe ameze nkaho igihe cyose yumvaga afite ipfunwe ryo kugera aho uri, ariko ubu akaba yatsinze intambara yarwaniraga mu bitekerezo bye akaza kukureba. Nizo za mbaraga nakubwiraga zihora zikururana hagati y'umwana n'umubyeyi rero. Wabona kandi na mama wawe atarigeze yifuza kongera guhura nawe, wowe ukaba ugira ngo niwe wabyanze. Njye ndumva wababarira papa wawe kandi ubwo yagarutse ashaka kwikosora kuko yaragutereranye ukaba wamwumva. Rosine yabitekerejeho abona ko atarakwiriye kurakarira umubyeyi we bigeze aho. Yahise asohoka yihuta asubira ku biro, gusa ageze abona imodoka ya se irenga yigendeye. Rosine yaragarutse gusa akishyiramo kuko byagenze byari bikwiye ku bantu bamaze igihe batabonana. Nyumva akadomo rwa. Amasomo y'uwo munsi yarasojwe nuko Rosine na Jack barataha, gusa Jack yagendaga abona impamvu nyinshi zituma akwiye kuba hafi y'inshuti ye Rosine kurusha mbere. Rosine yageze mu rugo uwo munsi asanga ni David uhari nk'uko byari bisanzwe kuko David akazi yakoraga katumaga ataha kare, cyane ko mu bucuruzi bwe yari afite abandi bakozi atari nka mama Rosine wikoranaga. Rosine yari asigaye agendera kure David kuko yari yaramubonyeho indoro mbi ndetse n'imvugo ishaka kumureshya ngo amwigarurire. Bumwe mu buryo Rosine yakoreshaga yirinda David ko ari ukudatindana nawe mu gihe bavugana cyangwa kutamunyura imbere kenshi. Uwo munsi yasuhuje David ahita ajya mu cyumba cyahindura imyenda ahita ajya gufasha umukozi gutegura amafunguro ya nimugoroba nk'ibisanzwe. Ari mu gikoni yumvise David amuhamagara yanga kumwitaba ku bushake, gusa hashize umwanya David aza mu gikari abwira Rosine ati Ese nshuti, ntabwo wumvaga ko nari kuguhamagara? Kuki utanyitabye? Ntabwo nanze ko kwitaba ku bushake, rwose ntabwo nakumvise. Ese ubundi amakuru yawe yo kwirirwa umeze neza? Rwose meze neza. David yahise amusanga mu gikoni, gusa Rosine akomeza imirimo ye ntiyamwitaho. Umukozi we ntabwo yari ari mu gikoni, yari yagiye kwita ku mwana, maze David afatirana ayo mahirwe ahita ahobera Rosine amuturutse inyuma, atangira no kumubwira amagambo asa nk'aho aganisha ko bakina. Rosine yabaye nk'umureka, David ahita atangira gukora ku mabuno ndetse no ku mabere ya Rosine, gusa Rosine ahita amusunika ubundi arahindukira aramubwira ati ariko ubwo uri mu biki David? Nta soni? Ariko se ubaye iki ubwo? Ese nzazira ukuri? Uri mwiza. Ko niko kuri nashakaga kumenya. Kandi ndakwishimira.
none se niba ndi mwiza kandi ukabona nyishimira bihuriye hehe no kunkorakora? David yabonye Rosine atoroshye ahita amusaba imbabazi ndetse basezerana ko bareka no kubivugaho ahubwo bakibanira bisanzwe. David yabwiye Rosine ko bwari uburyo bwo kumutinyuka ko naho ubundi nta kindi kidasanzwe yari agamije. Bahise baganira bisanzwe ndetse David arushaho gutereta Rosine noneho byeruye. Umunsi wakurikiyeho Rosine yahise ajya kureba inshuti ye Kelly kugira ngo ayigishe inama kuko yabonaga ibye n'umugabo wa mama we biri gufata indi ntera. Bagihura barasuhuzanije bahita batangira kuganira. Kelly yahise abwira Rosine ati Rosie, ariko ndabona ufite inkuru nyinshi zo kumbwira pe. Sha zirahari gusa zose zirababaje. Ye? Byagenze bite se sheri? Mwana, umugabo wa mama akabije kurengera pe. Njya mbona bigizeho bintera ubwoba. Yampaye inka. None se ari kujya ashaka kukwigarurira? Ari kujya ntereta cyane pe. Uziho ku mukoro ushize yankoze ku mabere we. Ukanyumvira nawe urwego ibintu bigezeho. Ubu koko nkora iki? Ntabwo nabibwira mama kuko ntiyanyizera. Kandi uretse no kutanyizera ntabwo nshaka kumuteranya n'umugabo we. Mama yahita atangira kujya apfa nanjye ibyo, mbese sinzi pe. Ujya ufite ikibazo kitoroshye pe, ubwo si ibyo bintu urabicikira hehe? Ariko igisubizo ni uko wava ukajya nko kwibera kwa nyogokuru wawe. Ibyo byari byiza Kelly. Gusa uriya mugabo niwe undihira ishuri kandi n'ibindi byose nkenera ajya bimpa. Ni ukuvuga ko ndamutse mfashe umwanzuro wo kujya kwa nyogokuru cyangwa nkabibwira mama cyangwa wenda nkajya mwiyama, amahirwe yanjye yo kwiga yabarangiriyeho. None se bigenze nte? Kelly yariyumviriye nuko ahita abwira Rosine ati mwana wama, ndumva uwo mugabo agufite pe. Wowe shaka ukuntu umubyeyi wawe atazabimenya ubundi witurize. Ujye umwima umwanya ariko bitagaragara ko mwivumbuyeho. Ihangane usoze kwiga kuko n'ubundi biri hafi, noneho uzahita ucana umubano nawe. Uzirinde ko mwagirana kure kuko kwiga ni ingenzi pe. Uko Rosine yagishaga inama inshuti ye niko na David yari yagiye kureba mugenzi we. Bari bari mu kabari banywa inzoga, nuko David abwira inshuti ye ati sha wa mugabo we, none biri kumbaho byo birarenze pe. Uriya mwana w'umugore wanjye ndi kugenda ndushaho kumukunda kandi nkanamwifuza buri munsi. Uzi ko nsigaye ndara ndota njye nawe twibanira, mbese tumeze nk'abari mu kwezi kwa buki. Kuva cyagiye wongeraga inama yo kumwegereza nise ntangira, ariko kwigarura byaranze. Ehe, wa muntu we ko numva utorohewe. Ubwo nyina w'umwana uzamukizwa n'iki nakuvumbura? Ntabwo uzaba uremye amakimbirane hagati yawe n'umugore wawe gusa, ahubwo uzaba unatumye umwana na nyina bangana. Rero ukwiye kwitonda nubwo ari njye wewe kugiriye inama. Kiravuga ukuri pe. Gusa nawe urabizi ko imitima y'abagabo ihora isimbagurika. None n'umugore wanjye asigaye yiruka mu kazi akaza arushye ku buryo mukoraho akansimbukirana ngo ashaka kwiruhukira. Ngira ngo nari narabikubwiye cya gihe. Ibaze ko iki cyumweru gishize tudakora urukundo. Rero hari igihe ndeba ibyo byose nkabona ukuntu umukobwa wamaze kuba inkumi anyirirwa iruhande, numva rwose ndamwifuje. Cyakoze ntabwo worohewe habe na gato. Rero muvandi, nk'uko undi mugabo wese yabigenza, ndumva ngiye wabwira umugore we ko urambiwe ibintu byo kumubura ugatangira kwiyegereza ako kana. Ariko sha ukitonda kuko iyo n'imyaka 25 uri mu buroko ubukina nayo. Gusa niba umwana ubona atakugora rwose akaba kwirekurira, uzihembe rwose. None se ko nyina wamubuze wagira ute? David yakomeje kuganira n'iyo nshuti ye, bisa nkaho bwa kabiri yongeye kwemeza ko agiye kugerageza kwigarurira Rosine. Ayiwe, Rosine se kakomeje gupangirwa imigambi mibi azayicika. Naho ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Eric Niyonzima, kinononsorwa
na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kandi atunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva _rwa. Ntukicwe n'irungu.